1:55 AM. Ni inzu itunganya umuziki ikaba na record label irimo abahanzi batandukanye. Benshi barayumva bakumva Bruce Melody, abandi bayumva bakumva Coach Gael. Imaze iminsi irimo amabaruwa yicicikanaho ya bamwe mu bahanzi bayibarizwagamo. Mu bibazo 23 umuyobozi w'iyi nzu Bwana Kenny Mugarura yamaze gusubiza biciye ku gitangazamakuru Igihe, ari nacyo dukesha iyi nkuru. Yamaze gusubiza akantu ku kandi ku bibazo byayibayemo, impamvu abahanzi bayinjiyemo bakanayisohokamo hadaciye kabiri, abatarayisohokamo nka Element n'ikibazo nyirizina n'impamvu muzi y'ikibazo afitanye n'iyi record label. Iyi ni PBO Entertainment TV. Iyi nzu ni imwe mu zimaze gushyira itafari rikomeye mu muziki nyarwanda, niyibarizwamo Bruce Melody, ndetse ni nayo yagize uruhare mu ndirimbo zirimo iyo yakoranye na Shaggy yatumye izina rye rimenyekana cyane hirya no hino. Niyifasha Bruce Melody igakoreramo umuhanzi akaba na producer Element. Icyakora si ibanga kuko yanahozemo abandi bahanzi bakomeye barimo Roskana na Kenny Soul. Ni inzu yatangijwe n'umukire Coach Gael afatanyije n'umuvandimwe we Kenny Mugarura. Uyu Kenny Mugarura ni nawe uyiyobora. Uretse ibyo kandi ni nabo bubatse inyubako benshi bazi imaze kumenyekana mu myidagaduro nka Kigali Universe, ndetse bari mu ishoramari rikomeye mu bikorwa biri imbere. Hari n'ibiri kuvugwa yuko bashobora kuzana mu Rwanda umuhanzi Chris Brown. Mu bindi bakora bafite ikipe United Generation ya basket, ni ukuvuga United Generations Basketball izwi nka UGB yo mu Rwanda. Nyuma yo kuganira na Igihe asobanura byinshi ku ishoramari ryabo, Kenny Mugarura yashyize umucyo ku byavuzwe kuri aba bahanzi batandukanye na 1:55 AM ndetse n'abakirimo gahunda bafitanye nayo. Mu bibazo 23 nuko yabishubije. Ikibazo cya mbere 1:55 AM ubereye umuyobozi UGB na Kigali Universe hose ubamo nk'umwe mu bayobozi, gahunda y'ishingwa ry'ibi byose yaje gute? Kenny Mugarura yasubije agira ati muri 1:55 AM ndi umuyobozi, ni nayo mpamvu mubona ari nge uba wasinye ku mabaruwa. UGB yo iyobowe n'abantu benshi, twebwe turi mu itsinda rishinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa. Kigali Universe yo nkuriye ibijyanye n'ibikorwa biberamo. Ikibazo cya kabiri, uwabaza intego zanyu zirambye mwasubiza iki? Intego yacu yavuze ari ugusohora u Rwanda, kuvuga ngo turatsinze koko ni uko imwe muri izi sosiyete zacu izaba igiye hanze y'u Rwanda, umuntu akaba yayimenya aho aherereye hose ku isi, akavuga ati aha hantu narahageze, mbona koko herekana intsinzi y'u Rwanda. Yaba muri 1:55 AM twifuza ko ibihangano by'abahanzi bacu bisohoka bikarenga imbibi z'u Rwanda. Yaba na UGB twifuza ko iserukira u Rwanda igahatana ku ruhando nyafurika, haba hari n'igikombe cy'isi ikagitwara. Na Kigali Universe twifuza ko yasohoka ikajya mu bindi bihugu cyangwa se ikaba iya mbere mu kwakira abanyamahanga baje mu Rwanda. Ikibazo cya gatatu, mwari mumaze imyaka 3 mukorana n'abahanzi barimo Bruce Melody, Kenny Soul na Roskana, ndetse n'abatunganya indirimbo barimo Element, bikomatanya no kuririmba hamwe na Compressor. Iyo urebye ubona intego zanyu hari aho ziri kugana. Yasubije agira ati intego zacu iyo urebye ubona turi kuzigeraho. Urebye buri muhanzi wese wagiye aza hari intambwe yagiye atera itandukanye niyo yari ariho tutarakorana. Abahanzi bo muri 1:55 AM abanyarwanda barabakunda, ariko turacyaharanira kubafasha kumenyekana mu mahanga. Yaba Bruce Melody nubwo yari asanzwe akorana n'abahanzi mpuzamahanga, dutangira gukorana twongeyemo imbaraga. Element nawe twaragerageje tumuhuza n'abatunganya indirimbo bakomeye ku rwego mpuzamahanga no kwagura ubuhanzi kugira ngo n'uyu muziki abanyarwanda bakunda n'abanyamahanga ubagereho. Ibi kandi ni nako byari bimeze ku bandi twari dufite nka Roskana na Kenny Soul. Gusa wenda bo hari intambwe yo gusohoka igihugu batari bakagezeho, ariko mu gihugu ubona ko hari aho bavuye bakagera. Ku kibazo cya kane kigira kiti twahereye ku bahanzi. Iyo mugiye guhitamo umuhanzi
mukorana mugendeye kuki? Umuhanzi twahisemo ni inama twakoze njye na Coach Gael na Medbeats. Inama twakoze yari irimo iyo gukorana na Bruce Melody muri 2021. Bruce Melody ni umuntu uzana imibare akakwereka agira ati dore ibitaramo nkora, dore YouTube zanjye nshobora kwinjiza aya mafaranga. Twafashe icyemezo cyo kumushoramo imari, turavuga tuti ibyo Melody adusabye reka tubikore turebe aho bigana. Melody birenga kuba umuhanzi aba umufatanyabikorwa. Nyuma y'amezi 6 yari amaze kutwereka ko ibintu byose yamaze kubirenga. Bikurikije ko ibintu by'umuziki wa 2022 bitara abahanga, twaravugaga ngo wabyize, wabisomye, wagishije inama abantu bo hanze, ariko mu Rwanda nta bumenyi buhambaye twari dufite. Icyo rero Bruce Melody nicyo yazanagamo cyane, ko yari amaze imyaka irenga 10 mu muziki nyarwanda, yabaye umufatanyabikorwa muri ubwo buryo. Bruce Melody niwe wazanye Element, niwe wazanye Kenny Soul. Yaratubwiraga ati kugira ngo ikintu tugikore neza nuko nkeneye Element hano. Ati twakoranye ibintu byinshi nta mikoro hari, habaye hari ubushobozi ntekereza ko twakora ibintu birenze. Niko Bruce Melody yababwiye. Nuko Element yaje. Icyo gihe yakoreraga muri Country Records y'uwitwa Nopsha cyangwa se Nduwimana Jean Paul, ariko nta masezerano yanditse yari afite icyo gihe, kuko niko yatubwiye. Na Kenny Soul nta manager yari afite, turamuzana. Biza kurangira Element adufashije kuzana Roskana na Compressor ari we producer. Ubwo urumva buri mufatanyabikorwa yagiye agira uwozana, yagiye agira uruhare muri ibyo bikorwa. Ku kibazo cya gatanu muri kigira kiti muri iyi minsi ibihari na amabaruwa asezera, byagenze gute ngo Kenny Soul asezere? Kenny Mugarura ati ntabwo navuga ko hari ikintu tutumvikanye. Kenny Soul amasezerano ye yose twayakoze nk'uko yari yanditse no mu ibaruwa yacu, cyangwa iye nta kintu tumwishyuza nawe ntacyo atwishyuza. Ariko urebye mu ishoramari ryakozwe, navuga ko ari twe twashoye amafaranga menshi kurusha ayo Kenny Soul yashoye mu muziki we. Ikindi label irimo abahanzi benshi, ibimeze nk'umuryango w'abana benshi, aho buri wese aba yifuza kumera nk'undi. Ati mukuru wanjye bamuguriye inkweto nshyashya nanjye ndazishaka. Twari dutangiye kumera nk'aho ari ibibazo byo mu muryango. Hari aho yavugaga ati nagiye mu gitaramo ariko siko Bruce Melody yagiye. Nge rero iyo numvise ibintu nk'ibyo mbirebera mu mibare. Niba umuhanzi umwe akora ibitaramo 10 mu mwaka akinjiza miliyoni zirenga 300, wowe turabyumva urwo rwego uzarugeraho, ariko ntabwo urarugeraho. Rero ntabwo mwafatwa kimwe. Ibyo numva nuko ari byo byakuruye urunturuntu kuri Kenny Soul. N'abamwegereye bumva icyemezo cyaba cyiza ari uko twatandukana. Njyewe ntabwo nabifashe nabi, kuko ari uburenganzira bwe gusaba gufatwa uko ashaka, ariko nanjye ntabwo numva ko umuntu yantegeka ibintu kandi mbona mu mibare bitazabasha kunguka. Kenny Soul ni umuntu w'imfura, kandi naramubwiye nti ubufatanye bwacu ntabwo burangiriye hano. Ku kibazo cya gatandatu ni nako byagenze kuri Roskana. We bisa nkaho bitandukanye ho gato. Kenny Mugarura ati bijya gusa ariko si bimwe. Tumusinyisha yari umuhanzi ushaka gukora ibintu byinshi kandi binini, yari asonzeye gukora cyane. Roskana twasinyishije n'ubu baratandukanye. Bidaturutse ku kuba yarabaye icyamamare, kuko nkeka ko hari urwego rwa mikoro yari yagize ku giti cye bituma mbona arusha mikoro rebel. Urumva abahanzi benshi turicarana iyo tugiye gushyira indirimbo hanze, ariko we byagenze ahantu biba ikibazo ku mafaranga ajya ku mashusho y'indirimbo cyangwa kuyimenyekanisha. Ntabwo bikiri ibanga. Byageze aho twapangaga ko wenda amashusho y'indirimbo agomba kujyaho 5 miliyoni, amajwi yayo akaba 1.5 miliyoni n'izindi 2 cyangwa 3 zijyanye no kuyimenyekanisha. Rero byageze aho we adusaba 15 miliyoni zijya ku mashusho y'indirimbo gusa. Ngewe ku bwanjye nabonaga ibintu turimo bitazaramba, kuko niba twarapanze 50 miliyoni, ntabwo zagombaga kugenda ku ndirimbo imwe cyangwa 2. Suko mbibara. Twagombaga gukora indirimbo nyinshi kandi nziza, ku buryo mu mwaka abantu bari kubona ari umuntu wakwifashishwa mu bitaramo cyangwa ahandi kubera gukora indirimbo nyinshi. Nicyo twapfuye. Yashakaga ko amafaranga menshi agenda ku ndirimbo imwe. Nge nkavuga ko ntabwo waririmba indirimbo imwe amasaha 2. Tugeze
ahantu bahanzi bateye imbere ntawe ugisohora indirimbo imwe. Kendrick Lamar agishyira hanze indirimbo imwe ahubwo akora album. Nagerageje kubimusobanura ariko icyiza cye ni uko yari afite ubushobozi bwo kubyikorera. Icyo ntashimye ni uburyo yasezeye tutaganiriye, ariko Kenny Sol we twabanje kuganira. Ku kibazo cya karindwi kigira kiti Roskana nyuma yo kumwandikira mumusaba ibisobanuro nyuma y'isezera rye mwongeye kwicarana muraganira. Kenny Mugarura ati ntabwo aratuvugisha, Roskana buriya ndamwemera, igihe azaba yiteguye tuzaganira. Ku kibazo cya 8 hari uwa gatatu uri kuvugwa cyane ni Element. We bimeze bite? Ikibazo cya Element Kenny Mugarura yagisubije muri ubu buryo ati ikibazo cya Element ni kirekire cyane nkuko nabigusobanuriye cyangwa se nkuko nabigusobanurira. Dufitanye amasezerano kutunganya indirimbo, ni nako twabisezeranye tugirana amasezerano. Icyo gihe yari afite indirimbo imwe yise Kashe. Yaje kuba umuhanzi mbona ni ibintu akunze na Coach Gael arabikunda, aravuga ati reka dukore indirimbo. Buriya Fou de Toi yari yarakozwe na Element ariko ari iya Roskana, ariko birangira Coach Gael ayihayemo Element nk'impano ati reka tunasinyishe Roskana. Yabaye indirimbo ya Element ijyamo n'amafaranga menshi ariko nta masezerano yari ahari ye nk'umuhanzi. Nyuma twaje gusinya ariko ntibyatwungukira, aza kudusaba ko tumushyigikira nk'umuhanzi ariko twe tukamubwira ko bitakunda. Hajemo n'indirimbo ye Mirere tunishyura miliyoni 15 kuri iyi ndirimbo. Indirimbo iheruka niyo yise Tombe, nayo yadusabye ubufasha ariko ntibyakunda ahitamo kuyikorana. Nuko byatangiye. Ikindi mu masezerano twagiranye harimo ukwishyira ukizana. Yabanje kutubwira ko aho yakoreraga atisanzuraga, atubwira ukuntu aho yakoreraga ari naho yabaga, atubwira ukuntu amafaranga yakirwaga agahabwa 1/2 akaba ari cyo aguramo amazi ndetse akishyura umuriro. Twe turamubwira tuti turashaka ko impano yawe ikura, turaguha studio irimo buri kimwe, natwe icyo tukugeneyeho ni ugukora twumvikanye. Maze twumvikana ijanisha rya 60%. Twagombaga guhabwa nawe agahabwa cyangwa se agafata 40%. Ibyo birakorwa ariko mu myaka nk'ibiri n'igice ntabwo yigeze aduha amafaranga, ayo twigeze tubona. Mfite nka miliyoni 1.5 aheruka kuduha mu ndirimbo zirenga 35 zirimo izagiye hanze n'izitarajya hanze. Hakaba n'indirimbo ngo byitwa ko yakoreye muri Country Records yasoreje iwacu, ariko natwe tukamubwira tuti niba uzirangirije hano tugomba kugira ikintu duhabwa. Byabaye birebire, maze kumuvugisha n'itsinda ry'abanyamategeko hafi inshuro 2 ariko ntabwo adusubiza. Njyewe nifuza ko haba ubwumvikane. Nibaza ko uko twakoze amasezerano turi babiri ari nako byarangira turi babiri, tukabishyira hasi ku meza tukaganira. Njye ku ruhande rwanjye ndumva tutakongera amasezerano. Nigeze kumva hari n'abavuga ko adashaka kongera amasezerano kuko amasezerano yazarangira muri Mutarama umwaka utaha. Ntabwo turi kumuzirika. Studio yacu yaraduhenze, yadutwaye miliyoni zirenga 80 z'amanyarwanda. Kumva ko tumaze imyaka 2 nta kintu twinjiza, twarahawe miliyoni 1.5 nta mafaranga make pe. Ari ibishoboka naze twumvikane dutandukana, ariko bidakuyeho ko ejo nshobora kuza nahinduye imvugo kuko abantu barahinduka. Nshobora kugaruka mvuga ko nta wundi muhanzi ubaho mwiza nka Element. Iki cyari ikibazo cya 8. Ku kibazo cya 9 nibidakunda ko Element yemera ko muganira bizagenda bite? Mugarura ati habaho kwitabaza amategeko. Iki ni igihugu cyiza cyorohereza abantu bashora imari. Buriya no mu mategeko habanza kumvikanisha abantu, habamo inzego nyinshi zifasha. Dushobora kuba tutari guhuza kubera izindi mpamvu, ashobora wenda kuba afite indwara cyangwa ikindi kintu. Gusa ntabwo duheruka kuvugana n'amezi abaye 3 atagera muri studio, kandi mu masezerano agomba gukora indirimbo 7 mu kwezi ndetse agakora amasaha 40 mu cyumweru. Ku kibazo cya 10 hari abavuga ko abarimo miliyoni 32 z'amanyarwanda. Kenny Mugarura ati cyane biraho, ariko dutegereje igisubizo cye. Ashobora kuvuga ngo ni make kuri ayo cyangwa ni menshi kuri ayo. Hariya niyo twe dutekereza.
Ku kibazo cya 11 Kenny Mugarura yabajijwe muri ubu buryo: mwabajwe no kuba yarabishyuje indirimbo za Bruce Melody? Kenny Mugarura ati ntabwo ari indirimbo za Bruce Melody twamwishyuje, ntabwo ari indirimbo za Bruce Melody twamwishyuye gusa n'iza Roskana niko byagenze, ariko twe twabanzaga gukuraho amafaranga y'ijanisha ryacu ya 60%. Nje ntabwo nababajwe nuko atwishyuza, ikibabaje ni ukuba twe tumwishyura we ntatwishyura. Ntabwo ngambiriye gusiga icyasha abahanzi bacu, nshaka ko iki kiganiro kigera ku bantu bose, cyane cyane itsinda rigira inama babahanzi, cyane cyane nka Element, bamubwire ko kumvikana ari cyo kintu cyiza kigomba gushyirwa imbere kurusha uko byaba bihangana. Nta label igira umufana, abafana ni abahanzi, twe tugira amategeko, nibo bafana bacu. Turi abanyarwanda rero, nibishaka kuba ihangana bizatuma tujya mu mategeko. Twe turifuza kuganira. Ku kibazo cya 12 hanyuma se nyuma y'ibi byose ingamba ni izihe? Kenny Mugarura ati muri ibi byose nakubwiye hari amasomo twize. Tugiye kureka gusinyisha abahanzi mu cyo bita 360 deal, aho twabafashaga nka label, ahubwo dutangire gukora icyitwa recording deal, aho tuzajya dukorana n'abahanzi tukabatiza imbaraga muri byose, hanyuma tukagabana tugatandukana. Ibi bizatuma dufasha abahanzi benshi. Numvise n'abantu bavuga ngo ntabwo dukunda abaraperi, ariko sibyo. Iyi gahunda dushaka gutangira izatuma nabo dukorana ndetse tujye no muri gakondo n'abandi. Ku kibazo cya 13 tumaze iminsi tubona Kigali Universe iberamo ibitaramo n'ibindi bikorwa bitandukanye, twanabonye Perezida Kagame yayisuye, bisobanuye iki kuri mwe? Kenny Mugarura ati ntabwo nabyita ubwoba, ariko ni ikintu kimeze nka cyo pe. Ni ubwoba buvanze n'ibyishimo utabasha gusobanura. Yasanze tudahari, nari ndimo, ariko nsohotse gato ngarutse nsanga ibintu byahindutse. Yaradusuye, yaradushima, duha amasomo ateye ubwoba. We hari ikintu mutazi, Perezida iyo tureba ntatubona nk'abaturage, ahubwo atubonamo abana b'igihugu. Adusura yatubwiraga ibintu dukosora, atuganiriza nk'aho ari ibye. Akatubwira ati inkangara ya basket ndabona yaratangiye kujegera, murebe uko mwayifunga neza. Akatubwira ati ndabona utuntu tw'uturange twaratangiye gushishuka, yatumye duhindura imikorere. Twaravuze tuti bya bintu twikoreraga si ibyacu, ni iby'igihugu. Icyo ukora cyose gikorera abanyarwanda. Ni ibintu umuntu aba yishimira kumubona yaje iwawe, ibyo ntabwo tuba tubitekereza. Nge nibaza ko no mu rugendo rwacu rwa Bruce Melody, igihe asuhuzanya na Perezida, niwo munsi wanshimishije mu buzima. Mwavuze ko mushaka kugera ku ruhando mpuzamahanga, muri kubikoraho iki? Icyo ni ikibazo cya 14. Turi kugura ibintu bitandukanye, byose biraza kwaguka. Turashaka no kwagura bikarenga mu Rwanda. Buri muntu wese ugeze mu Rwanda w'umudiplomate aravuga ngo ni iki cyakorwa ngo iki kintu mukizane iwacu. Tukababwira tuti dufite ubumenyi, muzazana amafaranga. Ku kibazo cya 15 hari amakuru avuga ko mushaka gushyira inyubako nk'iyi ku isoko riheruka kuzura i Rubavu. Yasubije agira ati turacyari mu biganiro. Ku kibazo cya 16 mwakiriye gute kwakira igitaramo cya Chameleone? Yasubije agira ati nge nize muri Uganda mu mashuri yisumbuye. We na Good Life ni abantu twumvaga ari ibitangaza, nta hantu tuzahurira. Twajyaga kwiga twumva ziriya ndirimbo za Valuvalu, papa wanjye akaba umufana we cyane. Twabyegereje umutima, nari nasheshe urumeza, narishimye cyane. Ikibazo cya 17 mwashoye imari muri UGB mugamije iki? Mugarura ati dukunda umukino wa basketball. Perezida wa UGB witwa Jean-Luc Cyusa niwe watwegereye, muzamubona n'umuntu mwiza cyane. Aravuga ati ndi umwe mu banyamuryango b'iyi kipe kandi imaze igihe kinini. Abakinnyi kubona siporo nk'ikintu kibatunga biragora. Turashaka gutsinda, tugatwara igikombe, tugatwara ibikombe byose bishoboka byabaho muri basketball.
Ikibazo cya 17, mwavuze ko mugiye kuzana Chris Brown, ndetse hadutse n'inkuru z'uko Coach Gaël yagiye muri Afurika y'Epfo kuganira n'abaheruka kumutumirayo. Ese gahunda iteye ite? Kenny Mugarura ati uriya ni umushinga munini. Chris Brown ntabwo ari umuhanzi usanzwe, ni umuhanzi munini ku isi yose. Ushobora no kuba ufite amafaranga yo kumuzana ariko ntazi. Ni umushinga turi gukora kandi uzasaba igihe kinini n'abafatanyabikorwa benshi. Turifuza gukorana na Visit Rwanda, Rwanda Air, ndetse turashaka gukorana n'amahoteli atandukanye. Twari twagize akabazo gato harafungwa ariko byasubiye mu murongo. Niyo mpamvu mubona twatangiye urugendo rwo kureba ibikenerwa ngo hatumirwe. Muzagenda mubona bindi. Turashaka no ko igitaramo cye kizaba cyiza kandi cyane. Ikibazo cya 18, mwihaye igihe cyo kumuzana. Ati ntabwo biri mu myaka 2 ariko nta nubwo biri mu mezi 6. Ariko umwaka utaha dushobora kubona Chris Brown i Kigali. Niwo murongo ngenderwaho twihaye. Ku kibazo cya 18, Bruce Melody yakoranye na Shaggy. Abo umuhanzi wa mbere ukoranye n'uyu muhanzi, ndetse munayishyiramo imbaraga mu kumenyekanisha iriya ndirimbo. Iriya collabo ivuze iki kuri mwe? Kenny Mugarura ati impamvu ikintu nka kiriya cyari gikenewe, twari dukeneye gutangira kumenyekanisha Bruce Melody ku ruhando mpuzamahanga. Twashakaga kwinjira mu buryo mpuzamahanga ku mbuga zicururizwaho imiziki, kuko mu bihugu byo hanze bikomeye niho bishyura menshi iyo bumvise indirimbo zawe. Kugira ngo bakumenye ni uko umenyekanisha indirimbo nk'iyi yari indirimbo nini. Wenda abantu bo babibona mu buryo butandukanye. Mu by'ukuri ahubwo tuzashaka n'indi collabo ikomeye. Hari n'iya Sean Paul wavuze ko ari bavuze ariko sinzi ahantu abantu babivanye. Ku kibazo cya 19, ko mwakoze ishoramari rikomeye iyo wicaye ubona ritarenze isoko ry'u Rwanda. Kenny Mugarura ati nicyo navugaga ko dushaka kurenga isoko ry'u Rwanda. Ntabwo wakora ibintu bisanzwe ngo witegure kuzarenga umupaka. Ku bijyanye n'uko dushora amafaranga menshi tugahomba, amafaranga ni menshi ku muntu uri kubivuga atari uri kuyatanga. Twibaza ko ishoramari mu muziki ari ryo rizatugora, ariko siko byagenze. Ntabwo nibaza ko turi gushora amafaranga menshi cyangwa kuyajugunya. Nibaza ko turi mu murongo mwiza uzatugirira akamaro n'abanyarwanda. Ku kibazo cya 20, mu myaka 4 mumaze gushora amafaranga, mubona amaze gusohoka angana iki imishinga yose mwakoze? Ati Kigali Universe imaze gutwara $1.5 million y'Amerika. Nka UGB Basketball twashyizemo $350 by'amadolari, ariko nta nubwo ibintu mubona ari byo birimo amafaranga menshi, kuko dukora ibindi birimo kujyana ibintu hanze y'u Rwanda. Hari ibintu byinshi mutazi kuko bidakeneye kwamamazwa. Cyakora ikintu kigaragarira amaso kimaze gutwara amafaranga menshi ni Kigali Universe. 155 AM imaze kudutwara ari mu $500 by'amadolari, ariko mu mwaka ushize nta mafaranga twashoye. Amafaranga twinjije nayo twashoye birangana. Ikibazo cya 21, n'ubuhe butumwa wagenera abanyarwanda? Ati hari ikintu cyavutse mu minsi ishize cyo guhanganisha The Ben na Bruce Melody. Biya mu bireke pe. Turi mu gihugu cy'ubumwe n'ubwiyunge, mureke tugume muri uwo mujyo. Dushyigikira abahanzi bombi uko ari babiri, bagere ku byo bagomba kugeraho, noneho n'ibikorwa bindi bakoze ku ruhande ntibibashyire kubacamo ibice bibiri. Nicyo nasaba abanyarwanda. Ntabwo igihugu cyacu mu myidagaduro twabasha kugera kure mu gihe wazamuye ibendera turimo kumumanura. Jewe ndasaba abanyarwanda kureka gutandukanya abantu, dushyigikirane ahubwo bishoboka kose, mu buryo bushoboka bwose, abahanzi bose batera imbere. Icyo gihe tuzagera aho twirata ku bandi bo mu bindi bihugu nk'uko muri Nigeria babikora. Nahansoreje mbashimira kuba mwaneza amatwi.